tugarutse ku ijambo rifungura iki kiganiro kubw'ubutumwa mfite bikaza bigahurira mu ruhurirane rwa paje wenda yabigezweho kubw'igitabo nahawe cy'amahishurirwa kirimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko tutakwita igitabo nk'ibisanzwe ngo nzakirambura ngisome cyangwa nzamenya ngo ngeze kuri paji iyi ahubwo paji ibumburwa bitewe n'abayibumburiwe kandi bitewe n'igihe turimo uvuze ku mbone y'umuhanuzi cyateguwe bifite kuvugwaho cyane kuko tubyisangamo hose ibi birere bitatu byabonetse biraza bifatwa ukundi kuntu kandi ni ibirere bikorerwamo uwo mwuka nyine wa gihanuzi ibi birere byose bifatwa n'umuhanuzi wahamagawe nk'umuhanuzi ku isi Imana mu ijuru ikavuga ati wowe nkuremye kugira ngo ujye mu isi uhanure nkohereje nk'umuhanuzi wanjye uzabera imbone uzabera ijisho abari ku isi uyu muntu azahanura ikirere cya mbere ahanura icya kabiri ahanura icya gatatu kuko yaje nk'umuhanuzi wabihamagariwe ariko umuhanuzi wabihawe nk'impano Imana yamurebye kuko ibi birere bibiri icya kabiri n'icya gatatu noneho uyu muhanuzi sasa rero uyu nguyu ugeze ku Mana ni wandi uzajya kumva ati amahoro mbonye abanyarwanda baguka mbonye bakwira isi yose mbonye Imana itanga imirimo amahanga murayuzuye impano zanyu ziragutse uwumvishe ati murapfuye murashize ntibirenza mu kwa mbere undi nawe aje mu kwa mbere habura iminsi ati amahoro aba bantu bazacanganyikira bavuga ati ariko se ko bose baza batubwira ngo bivuye ku Mana turemera ibyande turareka ibyane iki kibazo narakibajijwe mu mezi nk'atanu ashize kuri izi mbuga abantu bari gatuma kaga kaza kuko ibizana kaga si uko umuhanuzi yahanuye ahubwo ibizana kaga ni ibiri muri rubanda noneho wa undi wahanuye ibibi nako ibyiza iyo abonye nawe motivasiyo y'abamufana yego rata iki gihugu hari ingabo zakimeneye amaraso ibyo ni ibitekerezo bya muntu aho Imana ikorera naho ubwami bukorera hari inkotanyi zakimeneye amaraso basiga imiryango yabo baraza umusirikare akaza akarwana akavuga ati nishake mfarika igihugu cyanjye kibeho oya guti ibi ntabwo Imana yabyemera Imana ni inyembabazi urumva ibyo bitekerezo oya iki gihugu hari abantu bakimeneye amaraso barera imfubyi zirakura zafarije bageze kure bageze aho kubyara ya miryango yapfuye abandi barabohotse bava muri ibyo ngibyo bubaka igihugu Imana niyibuka ibyiza twakoze izi tubabarire n'ibibi turi gukora turi abanyantege nke turi abantu kubera ko turi abanyantege nkeya yibuke ko ari inyembabazi yibuke perezida utuyoboreye igihugu yaraje yunga abahutu n'abatutsi n'abatwa aduhindura umunyarwanda umwe gutemana ibi wabireba ukatuzanira amakuba ibuka iki cyiza cyakoze udutabare Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV reka tubasuhuze shuti bakunze b'Irembo Ryera TV tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye mu bihugu byose mudukurikiye kandi mukaba muri inshuti zacu z'akadasohoka tubana umunsi ku wundi hanyuma turi muri cya kiganiro imboni y'umuhanuzi uko umuhanuzi abibona uko umuhanuzi abyumva uko umuhanuzi Imana yabimuhaye uko mubibona turi kumwe n'umuhanuzi kazi ni umukozi w'Imana ariko nanone mbere y'uko mukubwira wowe udukurikiye ubabaye urwaye unaniwe se cyangwa wumvise amagambo mabi akubwira ko ibyawe bitagikunze bitagishobotse ndagira ngo nkubwire ko hari ubutumwa tugufitiye bunyuranye n'ubwo ngubwo Satani yakubwiye kandi amarira yawe yatonyangaga ku maso ariko aka kanya turakubwiye ngo ngaho ihanagure kuko Imana igutabaye ihanagure kubera ko Imana ikumaze umubabaro kandi ahari kurira kwararira umuntu ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga ntiwihebe kuko uri kumwe n'Imana ndagira ngo rero tangira twibwira umukozi w'Imana hanyuma twanzike n'ikiganiro cyacu n'ubutumwa Imana yamuhaye karibu nishimiye kugera ku Irembo Ryera koko ni Irembo Ryera nk'uko biri
ndakeka nubwo abantu barituyeho bahura n'ibishaka ko birabura ariko bari mu bantu bagerageza kurwana intambara yo kurwanira uko kwera kwa gikristo. Rero nanjye mbibwira nitwa Ingabire Solange, niyo mazina niswe n'ababyeyi. Amazina y'umugisha ari wo muryango nisanzemo twita urugo. Izina ribimburira andi mazina ni Mama Chance, nkaba ndi umumama w'abana 6. Urwo rugo rurimo njyewe n'umutware nawe bana 6 n'abandi Imana yashimye ko barubamo turibanira. Ko abana 6 ntawabagukekera se? Awamenya nuko biba bimeze muri uru rugendo. Ni ukugira neza kw'Imana. Ni neza y'Imana. Wisanze ugize abana bangana bati 6. Ni umugisha mwinshi kubyara nta muntu ubyiha kuko nta soko na rimwe ribicuruza. Ni umugisha Imana itanga kandi n'abadukurikiye batari babona urubyaro turarubifurije nabo hirya y'ejo bizagenda neza. Ubwo butayu nabwo bujya burangira kuko dufite ibihamya bigaragaza ko ubwo butayu nabwo bujya burangira. Rero Solange mumeze rero muti turi mu kiganiro imboni y'umuhanuzi. Ubundi iyo bavuze imboni y'umuhanuzi wumva iki? Imbone y'umuhanuzi iyo ivuzwe haba ku muntu ku giti cye cyangwa se muri rusange, imbone y'umuhanuzi ku ruhare rwanjye nka Mama Chance mu muhamagaro wanjye nayita ngo nirora aho tutarora. Nirora aho tutarora. Nirora nimvuga irora si uwo muhanuzi iyo mbona ari kurebesha y'isi y'umwuka, ahubwo nirora. Use n'uyegereza mikoro kuryo nirora iyo ngiyo ni y'Imana. Irora aho twebwe tutarora. Nuko imboni y'umuhanuzi wowe uyumva. Nuko nyumva. Kandi ni nako kuri. Ni imboni ireba ibyo tutareba ariko ikabyegereza abantu ngo babibone. Ikabizana aho abantu ngo babibone. Aho abantu bari ngo babone. Umuhanuzi rero ni umuntu uzamuka akajya mu bubiko bw'Imana. Imana ikamwereka imigambi ifite ku bantu. Akagerayo akazana ya migambi, nibwo uzajya kubona umuntu arahanuye ati zopayi. Ati Uwiteka arambwiye ngo imbere yawe hari inzu, imbere yawe uzabyara, imbere yawe uzashyingirwa, imbere yawe uzabona abuzukuru. Abazamutse akagenda akagera hahandi hejuru akabona ahantu umugambi w'Imana yawubitse agakopera akakuzanira amakuru. Byose abifashijwemo na wa mwuka w'Imana ubasha kwinjira aho Imana iherereye. Ngaho rero udufitiye ubutumwa, reka tuguhe umwanya utubwire ubutumwa Imana yashyize ku mutima wawe kandi karibu cyane. Mwari ubwo butumwa mfite buragaruka nko mu kiganiro ariko nyirizina kubw'ibibazo twibaza kuko uburyo ngenda mbuhabwamo kubw'ibyo Imana yashimye aka kanya twakumva bugenda buza buturuka mu bibazo twibaza twebwe bantu. Tugarutse ku ijambo rifungura iki kiganiro kubw'ubutumwa mfite bikaza bigahurira mu ruhurirane rwa paje wenda yabigezweho kubw'igitabo nahawe cy'amahishurirwa kirimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko tutakwita igitabo nk'ibisanzwe ngo nzakirambura ngisome cyangwa nzamenya ngo ngeze kuri paji iyi, ahubwo paji ibumburwa bitewe n'abayibumburiwe kandi bitewe n'igihe turimo. Uvuze ku mbone y'umuhanuzi, numva aka kanya muri njyewe naje mvuga ngo Mana ko mfite ubutumwa bwinshi kandi bugaruka mu bibazo twagiye tukubaza mu rugendo rw'abo twabanye n'abo tuzabana ndetse nanjye ubwanjye nagiye nkwibariza ku irembo ryera. Ubutumwa njyanyeyo nyirizina ushaka ko ntangayo ni ubuvuga kuki? Ndi mu nzira ntaranagera ahangaha, hari ubutumwa bwatumye nge nawe tumenyana, wowe nyiri kuyobora irembo, ariko numva nyamukuru igitumbiriwe na Mwuka Wera mufasha wacu mwiza ni ku birere bitatu. Iyi mbone y'umuhanuzi
nise ngo nitureberayo, reka mvuge Imana ni Mwuka Wera utureberayo. Ndagira ngo mvuge kuri ubu butumwa, mvuge nuko nabuhawe, tunabuvugeho, ahasigaye Imana yikorera akazi. Igihe cyashize kitari iki, ariko Imana ishimwe ko busohora uku nguku ngiye kubuvuga. Naje nkanjye ndi umuhanuzi, nahamagawe nk'umuhanuzi. Naje kugira ikibazo cy'umuhanuzi twahuriyeho nk'abahanuzi, tumuha ubuhanuzi butandukanye, ariko ubwo buhanuzi bwose bwazaga buvuga ko buvuye ku Mana. Naje kubaza Imana kuko mu mpano nakiriye ya mbere, nakiriye impano irobanura imyuka. Kuko mbere y'uko nakoresha ubuhanuzi, nicaraga mu iteraniro nkabanza nkabaza Imana umwuka umuntu ari gukoreramo uwo ari we. Ariko kubera ko ntari ntarasobanukirwa iyo mpano yo kurobanura imyuka, naje kuyisobanukirwa muri iryo hishurirwa tugiye gutambutsa nk'ubutumwa ku irembo ryera buboneka muri icyo gitabo, kigenda kizamo andi mahishurirwa, gifite n'andi kirimo. Ntabwo ibi mbihishuriwe muri uyu mwaka, nta nubwo ari kuwarangiye, ni mu myaka yashize, bitewe n'aho narindi, bitewe n'ibyari bihari. Nabivuze ndangera mbisubiremo, igitabo kirimo aya mahishurirwa cyagiye cyandikwa se cyangwa kizakomeza kwandikwa se cyangwa dukomeje kugisoma kubw'ibibazo twibaza. Ngego ni ukuvuga ngo uwo muntu yari yahuriweho n'ubuhanuzi bwose buvuga ko ari Imana ivuze, kandi koko ninjiye mu mpano yo kurobanura imyuka sanga koko ni Imana yavuze. Imana icyo gihe yantegetse ikoresheje Umwuka Wera w'Imana gutangira gahunda yo kwihererana nayo. Muri iyo gahunda yo kwihererana nayo niho yampishuriye ubwo bwiru nje gutanga nk'amakuru. Nuvuga ngo twebwe abahanuzi nibo tugiye kuganiraho dushingiye aho mugeze ku mbone y'umuhanuzi. Yampishuriye ibirere bitatu dukoreramo umurimo w'Imana cyangwa twubakiramo ubwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo irabanza imbwira kuri iyi mihamagaro uko ari 5. Iyi mihamagaro uko ari 5 harimo umuhamagaro wa gihanuzi, uw'abungera aribo bashumba, ivugabutumwa, abigisha n'intumwa. Ariko aka kanya turagaruka nyirizina ku muhamagaro wa gihanuzi, ariho duhereye ku mbone y'umuhanuzi. Abari bo sohora ubu butumwa mvuga duhereye kuri iyo ntego nyamukuru, mvuga ibi birere bitatu. Naje guhabwa amakuru y'ibirere bitatu. Ikirere cya mbere ni ikirere gikorera mu bwami bwa muntu, imigambi y'umwana w'umuntu, ibyifuzwa n'umwana w'umuntu. Iki kirere akaba ari cyo kirimo iyi si dutuyemo, twebwe abantu tuvuka tukayisangaho, umuntu akisanga yijeho. Uko waba warayijeho kose upfa kuba waraje, waba waraje byemewe n'ababyeyi, byaba bitemewe, waba waraje mu buryo bw'impanuka, iyo niyo nzira yakuzanye ku isi. Ariko ndi kuvuga ikirere cya mbere cy'iyi si dutuyeho. Hakaboneka ikindi kirere cya kabiri, ari bwo bwami satanike. Abenshi dukunda kuvuga ngo ikuzimu ni hasaha. Oya, njye mbihishurirwa nabwiwe ikirere cya kabiri ari bwo bwami bwa Satani, bukorerwamo n'imigambi ya Satani, ibyifuzwa na Satani, ndetse hakorerwamo imirimo yose y'umwijima n'iby'ubwo bwami bushaka. Mishurirwa ikirere cya gatatu, ari cyo kirere twita ijuru, rituwemo n'Imana, Umwami Yesu, Mwuka Wera, muri bwa butatu butagatifu bugaragaza Imana imwe rukumbi. Abamarayika babonekamo biriya bizima bine. Ibyo ngibyo mfite uko nabihishuriwe, ariko bifite igihe cyabo. Ubu bwami bwa gatatu bukaba bubamo imigambi y'Imana, ubushake bw'Imana n'imikorere y'Imana idufiteho twebwe ikiremwa muntu. Mwuka w'Imana arampishurira
arambwira ubwo turi kuri ntuza y'umuhanuzi kuko ibi birere uko ari bitatu umuhamagaro w'ivugabutumwa ubikoreramo uwa gishumbu kabikoreramo ubashumba ari bo bungeri abigisha bagakoreramo intumwa zigakoreramo ubwo twibere twebwe mu muhamagaro wa gihanuzi ari ubonekamo n'impano za gihanuzi yego ibyo nabyo Imana ifite uko yagiye ibimpishura bitewe n'igihe icyo ari cyo n'ibyo nabaga nabajije cyangwa abantu baje bangana baba babajije kuko iyo uri umuhanuzi uko byagenda kose abantu baza bakugana nk'imbone y'umuhanuzi kuko hari ibyo bakeneye kumenya shimira bagiye baza shimira n'Imana yabazanye ndatekereza ko tugafata umuhanuzi ukundi kuntu oya umuhanuzi aba umuhanuzi kubera abantu kandi akagirwa umuhanuzi niyaremye abantu batabayeho hari igihe Imana itari kukugira umuhanuzi rero icyo gitabo kibitsemo ibyo gikomeje kubikwamo n'ibindi bigenda bisohoka mu bushake bw'Imana ndashimira Imana nshimira n'abatumye gifunguka kikandikwa kirimo ubwo buhanuzi si igitabo kizagaragara nk'uko dutekereza ibitabo n'ubu kirabumbuwe ibi birere bitatu tugiye kuvugaho ku muhanuzi ni ibirere byahawe ubutware bwo gukorerwamo Mwuka Wera Yesu ataraza byakorerwagamo n'Imana igihe yarakibereye mu ijuru ari ikizima kitazwi ahubwo Satani ari ugaragara akaza kugaragara mu ishusho yo kuza gutabara isi Satani akamubona atarazi imbaraga yibitseho ariko nawe yari mu bumana abitse mu ishusho y'Imana nk'umwana w'Imana rero uyu Yesu ubwo yazaga gucungura itorero ibi birere bitatu yabigaragayemo nk'ubutsinzi ari nabwo natwe ubwacu twacunguriwemo arangije misiyo yo kuducungura ubundi ibi birere bitatu byabonekagamo Abisiraheli gusa nibwo bwoko bwabibonekagamo kuko zari imfura z'Imana Abisiraheli rero babonekaga muri ibi birere ku bwa gikurikirana y'Imana ariho hahandi yavugaga ati mupfe bakahita bapfa yavuga ati nimubeho bakabaho ni ukuvuga ngo aba bantu nta gikurikirana y'uburenganzira bari bafite kubw'imbaraga y'icyaha yari yagutse Kristo aje aza kugabanya imbaraga z'icyaha kubwo kutubambirwa aravuga ati ariko burya ukimara kunyakira urababariwe wiswe umwana w'Imana twisanga natwe ubwacu turi muri ako gakiza arangije misiyo ye ibi birere bitatu yabisigiye Mwuka Wera aratubwira ngo isezerano ndagiye ariko mbasigiye amahoro abisi badafite ibi birere bitatu rero ngiye kuvugaho mu gihe cyateguwe bifite kuvugwaho cyane kuko tubyisangamo hose ibi birere bitatu byabonetsemo uyu Mwuka Wera biraza bifatwa ukundi kuntu kandi ni ibirere bikorerwamo uwo mwuka nyine wa gihanuzi ibi birere byose bifatwa n'umuhanuzi wahamagawe nk'umuhanuzi ku isi Imana mu ijuru ikavuga ati wowe nkuremye kugira ngo ujye mu isi uhanure nkohereje nk'umuhanuzi wanjye uzabera imbone uzabera ijisho abari ku isi uyu muntu azahanura ikirere cya mbere ahanura icya kabiri ahanura icya gatatu kuko yaje nk'umuhanuzi wabihamagariwe ariko umuhanuzi wabihawe nk'impano Imana yamurebye kuko abanyamuhamagaro yababuze barangaye se isi yabatwaye ikahita ivuga ngo wowe runaka kubera ko uri umurwanashyaka kubera ko wamaze kumenya gukorera Imana icyo bimaze nkugize umuhanuzi ikahita ibiguha nk'impano ariko bitewe n'uko ntakuremeye ku isi nko kuba umuhanuzi nkohereje nkuhaye iyi mpano y'ubuhanuzi ariko hari aho uzagarukira ntabwo ibi birere bitatu uzabijyamo uzagarukira mu kirere cya mbere ni urugero ujye ubasha kumenya uko umuntu yariye ubimurondora ahita avuga ati umuhanuzi n'Imana ivuge turakoze utanze amakuru ubashe kumenya runaka uko ameze aribyo twita uburondozi ese nunabasha kugendererwa n'Imana ukavugana nayo urahita umenya ibyaha byakoreweho n'ibibangamiye Imana mu mibereho ya kimuntu ubwo icyo ni ikirere cya mbere ni uw'Imana yahaye ububasha ikamuha impano yo gukorera mu kirere cya mbere hakaboneka ibi ndavuga byaje mu ihishurirwa riri mu gitabo hakaboneka ikirere cya kabiri
Imana ishobora kukureba muri rya shyaka n'umwete no kuba nyine wemera kuyikorera, ikavuga ati wowe shingiye ko wagahagaza hadahari ni wakira impano y'ubuhanuzi ariko uzahanurira mu kirere cya kabiri. Ikongera ikaba yafata undi ikamushyira mu kirere cya gatatu. Uyu rero uri mu kirere cya kabiri ni wa wundi uzasanga aba mu kutumenera amabanga ya shitani. Imana irabishe, Imana irabarimbuye, urwaye ikirwara cyurapfuye. Dore ngaho mbega bakunda guhanura ibintu bibi gusa bibi nta cyiza bagira. Abantu babazi mu guhanura ibintu bibi bikahita binagira gute binasohora. Kandi tuzi neza ko ijambo ritubwira ngo ubuhanuzi bw'ibyiza bwemerwa busohoye. Nta hantu handitse ngo ubuhanuzi bw'ibibi bwemerwa busohoye, handitswe ngo ubuhanuzi bw'ibyiza bwemerwa busohoye. Rero uyu muhanuzi ugasanga Imana yamuhaye impano zimutuza. N'abantu iyo bamaze kumenya ko uri umuhanuzi baba bakuzi mu gutura, hakaboneka undi Imana yirebera ikavuga ngo wowe uratura, ndaguha impano yo kujya umenya ibiri mu bwami bwanjye muri cya kirere cya gatatu. Uyu ni wa wundi nawe uzaza ati Uwiteka arambwiye ngo aza nzakugirira gutya, nzaguha ibi, nzakugira mushumba, nzaguha kuyobora itorero, nzaguha umugore, nzaguha. Bakunda kugendana nguhaye, nakugiriye ntya. Biterwa n'igihe ari guhanuramo. Hari igihe ahanura hashize, hari igihe ahanura none, hari igihe ahanura hazaza. Ndavuga uri mu kirere cya kangahe cya gatatu. Uyu ni umuntu wabihawe n'Imana watabihisemo. Ariho handi uzasanga umuntu yuzuye umwuka wera ukajya kubona ukabona abaye umuhanuzi. Rero uyu muhanuzi haraza undi wabikunze, uwakunze guhanura akajya kubisaba. Uyu muhanuzi naje kubaza Imana ndayibaza ngo se kuki abisaba, ubona yuko azabivanga cyangwa se azabivamo ukabimuha. Imana yaguye ihishurirwa ryanjye irambwira ngo uyu wabisabye impamvu mbimuha. Nibuka ko handitswe ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaba muri mwe, munsabe icyo mushaka muzahabwa. Kuko ari byo yashatse ndabimuhaye. Nabikoresha neza bizamubera byiza, nabikoresha nabi bizamubera bibi. Imana ikabimuha nk'uko n'undi yajya gusaba amafaranga ikayamuha, nk'uko undi yajya gusaba umugore ikamumuha, nk'uko undi yajya gusaba kwa kundi dusaba, ariko akabihabwa nyirizina atariyo misiyo yamuzanye kuki ku isi. Aba bahanuzi iyo iri kubaha imuha ibyibona ikwiriye kumuha bitewe na esheke y'aho hantu ifite. Tuvuge babandi yabihamagariwe yababuze, Satani yabibye, kuko umurimo wamuzanye mu isi ni ukwiba, ni ukwica no kurimbura. Hari igihe uwabihamagariwe aba yaribwe cyangwa yarishwe cyangwa yararimbuwe, bijya bishoboka. Imana rero ikahita mu bumana bwayo ireba muri babandi bari gusaba ikabira bahaye kubw'ijambo, muri babandi yatoranyije ikabira bahaye. Rero uruwango uko nguko yabitanze, nta muntu wahamagariwe guhanura ishobora guha ikirere kimwe, ntibibaho. Imuha bino birera uko ari bitatu, kandi iyo ibimuhaye ibimuha kubigenzura bitewe n'uko yayemereye, cyangwa bitewe n'uko n'igiharimo, cyangwa se bitewe n'aho ari gukorera. Uyu muhanuzi rero nk'imbone y'Imana, wenda ku muntu Imana yatoranyije kubw'igihombo yagize Satani yibye, dukurikizaho uwa kabiri wabisabye, Imana ikamuha ikaza kureba aho ifite igihombo akaba ariho imushyira. Wenda ifite igihombo mu kirere cya kabiri, ikabimukubise mu kirere cya kabiri bitewe n'abari gusaba. Mu buzima busanzwe abantu bashobora kujya gusaba akazi. Ndatanga runo rugero, bajya gusaba akazi, noneho bajya gutanga akazi buri wese bamushyira ahari umwanya. Rero muri aba bari gusaba, Imana iguha bitewe n'ahari umwanya, bitewe n'uko yagutoje n'ibyo ibona ushoboye. Noneho muri ibi birere bitatu nibyo ngiye kuvugaho. Ni ukuvuga ngo uyu mwuka wera afite ububasha buza bukareba ubuzima tubayemo, akagenda akajya kwa Satani akareba imigamba dufitiye twebwe abantu, akareba n'imigambi Imana idufiteho. Icyo uyu mwuka wera akora, aragenda yamara kuzana ibyo byose akabitanga bitewe n'aho abitanga n'ababiha. Urugero wenda natanga, turi mu gihe
urugero abantu bari gusenga bari mu busabe bafite ibyo bari gusaba Imana yo mu ijuru muri ibyo bari gusaba ifite igihe runaka yateganyije kubibaha hari ibyo ishaka gutanga uwo mwanya hari ibyo ishaka gutanga mu gihe kizaza ariko iri kubona imbogamizi zo kugira ngo itange cyangwa izatange icyo gihe ikintu iri buhite ikoresha nibona umunyamuhamagara aho ngaho irahita imukoresha avuga ati nimwumve uko Uwiteka avuga mwese nimubanze mwihane mwabinyabyaha mwe mwabisambanyi mwe ariho handi uzasanga avuga n'ifuhe abana ko atari ko suyu we ko atubwirana umujinya yabarebeye mu kirere cya kabiri ari kubarondorera mu byaha afite umujinya nyine kuko ari mu kirere cya kabiri ari guhangana n'ibinyamujinya ari guhangana n'ibintu bitamworoheye uyu rero wo mu kirere cya mbere afite kubarondorera mu mpuhwe z'ibyifuzwa n'abantu akabareba ati yewe ati use koko ati ubu urabona Imana yanyura hehe n'ubu busambanyi bwawe kubera iki yibereye mu bugwaneza bwa buntu bwatumanukiye ya mahoro twasezeranyijwe kuko ari mu bantu nyine ari mu mahoro abantu bahawe uwa gatatu nawe akabaragiye Imana ikabiramanuye wa mwuka wera akabaramanuye mwamaze kwezwa mwakuyeho ibyaha ubwo biterwa n'uwahanuye uri aho ngaho Imana ikoresha umuntu bitewe n'uhari yego ubwo ndi kubwira abantu bitewe n'umuhanuzi ahanura umuco ahanuriramo uburyo ahanuramo biterwa n'ikirere arimo uwa gatatu nawe akaza ati amahoro biterwa n'uko umuntu ahanura ati nimwumve uko Uwiteka avuga ati ndi Uwiteka ntanze akazi ubwo niba harimo abakazi kamanukiye igihe turagaruka ku gihe ab'igihe kigeze cy'uko babona akazi bakaba barakabonye ati bana banjye nzabaha akazi akenshi iyo ikoze iravuga ngo ndakoze ariko muri ndakoze yayo hashobora kubamo ako kanya cyangwa hazaza akenshi ukumva muri nzabakorera gutya y'Imana ari cyo gihe icyo nicyo duhishwe ni nacyo kitugerageza ni nacyo turwana nacyo ariko ubundi ubuhanuzi buvuye ku Mana buzamo ndabagiriye gutya nzabagirira gutya noneho ubuvuye mu kirere cya kabiri bwa bwami bwa Satani buza bumeze nk'ububakanga bubazanamo imivurungutano ugasanga abantu babuze amahoro ugasanga akavuyo kaje bamwe ati ntago nzahagaruka abandi uyu muhanuzi arancanga nyine kuko ari ahantu amakuba n'ingorane na stress n'umutuzo bitaba niho akorera mumureke ahubwo nimwumve ntagira ubutumwa bw'amahoro yego agira ubutumwa bw'imivurungutano amarira intambara yebincikiyeho mbega ubwagira agafata ibintu akabihuza n'ibyo muri Kongo ati ni murabe maso ni ukuvuga ngo uburyo nabihawe aba bahanuzi bakora buri wese mwuka mukoresha bitewe n'ikirere arimo wowe ushobora kwibaza ati ese aba bahanuzi wenda baje ku irembo umwe araje arahanuye ati murapfuye murashize ati kandi ngibyo biraje nta kibihagaritse uko niko yabibonye hakaza undi avuye ku Mana avuye mu kirere cyo ku Mana ubwo ndavuga kuri mwuka wera waratugendera mu kirere cya kabiri akatuzanira akajya mu cya mbere akatuzanira akajya mu cya gatatu akatuzanira ndabanza mvuge kuri ibi birere bibiri icya kabiri n'icya gatatu noneho uyu muhanuzi sasa rero uyu nguyu ugeze ku Mana ni wandi uzajya kumva ati amahoro mbonye abanyarwanda baguka mbonye bakwira isi yose mbonye Imana itanga imirimo amahanga murayuzuye impano zanyu ziragutse uwumvishe ati murapfuye murashize ntibirenza mu kwa mbere undi nawe aje mu kwa mbere habura iminsi ati amahoro aba bantu bazacanganyikira bavuga ati ariko se ko bose baza batubwira ngo bivuye ku Mana turemera ibyande turareka ibyande iki kibazo narakibajijwe mu mezi nk'atanu ashize kuri izi mbuga abantu bari guhanura ati biracitse mu kwa kane ntimuharenza mu matora ntimuharenza bigenze gutya ukajya kumva undi ngo mbigenje gutya amahoro u Rwanda ndarwaguye ndabamenyekanishije ku isi hose u Rwanda rurakunzwe urumva ko abantu babyumvishe barahura n'ikintu cy'icanganyikirwa mu bahanuzi kandi bose baraza bavuga ko ari Imana ivuze ni ukuvuga ngo twebwe twumva ubu buhanuzi ntitumenya
akenshi dukunda turemera ubw'ukuri gute n'ubw'ibinyoma oya ubwo turi kuvugira mu bwami bw'Imana ntago turi gutangaza amakuru yo mu bwami bw'Imana ntago turi gutangaza amakuru yo mu bwami bwa Satani kuko hari n'ubwami bwa Satani buza kwivanga muri ibyo kugira ngo butugumishe muri ka kajagari Satani nyine akakora akazi kugira ngo tugume muri ka kajagari ubu bwami tube tuburetse ahubwo twivugire kubitwinjirira mu bwami bw'Imana dutuyemo Shitani ikintu ahita akora iyo ataraza kutuvanga atangira gusanga ibitekerezo bya nyamwinshi teko bavuze bose Imana ko ari yivuze none murafata ibihe mugafata ibihe ubwo abantu bakahita baterwa n'umwuka wo kwimika abahanuzi uyu turamuzi yahanuye ibibi igihe n'iki birasohora ubwo iyo muri kuvuga ibibi yavuze bigasohora muba mumeze nk'abari guha pawa bwa bwami bwa Satani n'ubundi bishobora kurangira bibasohoyeho kubera ko mwimitse umuhanuzi Imana ubwayo ishobora kubakubitisha icyo kintu cy'uko mwimitse umuhanuzi bikabasorera kabiri mwarangaye muhugira mu kureba umuhanuzi aho gutumbira yamutumye bigatuma akaga kaza kuko ibizana akaga si uko umuhanuzi yahanuye ahubwo ibizana akaga ni ibiri muri rubanda noneho wa wundi wahanuye ibibi nako ibyiza iyo abonye nawe motivasiyo y'abamufana yego rata iki gihugu hari ingabo zakimeneye amaraso ibyo ni ibitekerezo bya muntu aho Imana ikorera naho ubwami bukorera hari inkotanyi zakimeneye amaraso basiga imiryango yabo baraza umusirikare akaza akarwana akavuga ati nishake mfarika igihugu cyanjye kibeho oya guti ibi ntabwo Imana yabyemera Imana ni inyembabazi urumva ibyo bitekerezo oya iki gihugu hari abantu bakimeneye amaraso barera imfubyi zirakura zafarije bageze kure bageze aho kubyara ya miryango yapfuye abandi barabohotse bava muri ibyo ngibyo bubaka igihugu Imana niyibuka ibyiza twakoze izi tubabarire n'ibibi turi gukora turi abanyantege nke turi abantu kubera ko turi abanyantege nkeya yibuke ko ari inyembabazi yibuke perezida utuyoboreye igihugu yaraje yunga abahutu n'abatutsi n'abatwa aduhindura umunyarwanda umwe gutemana ibi wabireba ukatuzanira amakuba ibuka iki kiza cyakoze udutabare abandi nabo tibuka inkotanyi ku rugamba ubwo zasigaga imiryango yazo zikaza bamwe barapfuye babi bitambo by'igihugu abandi babaye bakajori tubungubu bacitse amaguru abandi bariho urumva ariko bariho bafite ibikomere by'amasasu y'urugamba Mana oya ibuka ibi ngibi uturindira igihugu abandi nabo igihugu kimaze gufatwa twiyumvishemo umuhamagaro mu nsengero twigisha abantu kuba umwe uratwumva Mana wubaka itorero abandi nabo kwa muganga bita ku barwayi bafite ibikomere by'ihungabana none igihugu cyacu kirubakitse nibyo twarahaze twararenzwe dutangira kuyoboka ibyaha ariko Mana yacu watwibuka ibyo byiza wagendera buri munyarwanda agasubiza amaso inyuma akibuka aho yavuye akareba aho ageze akareka ibibi agatumbira imbere ubwo Imana nireba aba benshi iri mu ijuru izareba bya bindi biri mu kirere cya kabiri Shitani yabonye dukora bya bindi dukora akajya kuturega ku Mana akatwitambika yamara kutwitambika wa muhanuzi uri mu kirere cya kabiri ubwo Shitani ubundi yaturebye mu bibi ahita ajya kurega wababonye aho wabakuye ntibakwemereye ko nubaha iki gihugu bazacyubaka none dore barahazi abapasiteri bicaje ku ntebe dore ibyo bari gukora abahanuzi reba ibyo bakora ku mbuga nkoranyambaga abanyamasengesho reba ibyo bakora reba Mana reba ibyo bari kugukorera noneho muri bya birego biragenda bigafata ikirere ariho hahandi havuga ngo icyo ubibye nicyo usarura akaturegesha ibibi agahamagara nyine imivumo y'ibibi ya mivumo umuhanuzi niyinjira Imana yizavuga ati Satani urashaka iki bampe mbanze mbagaraguza gati urebe ko batakwihakana aturegesha kwihakana Imana toke genda ubateza ayo makuba ushaka kuyateza icyo nzi cyo sinzabura bondokora umuhanuzi mwuka wera rero wa undi muvugizi akabaje kureba atayiwe atabanyarwanda barashize akaba arihuse mu muhanuzi uhanura ibyo kwa Shitani akabaraje arahanuye abazi kumenya neza ko badakwiye kureba imvugo y'umuhanuzi ngo bayubake bakaba basenze kwa kundi nakubwiye mbaga nyamwishi yagwira ayo marira akagenda akagera ku Mana wa undi sasa ugera ku Mana akaba nawe arahageze mwuka wera ati ngwino we
muhanuzi ngwino tuguha amakuru akabaraje tamahoro amahoro Imana irabaguye saha muzagarukira abanyarwanda ku isi hose nge ndivugira ubwo mfite yego ubwo rero ubwo buhanuzi ufite nibwo giye shyigikiye Imana irabaguye isi yose umunyarwanda azahatura muzahafata mutarwanye uzagenda uri umunyarwanda nutajyana amoko ukajyana kubaka u Rwanda muri Amerika aho ngaho uzabyara wororoke nujya muri Kenya ntutwara ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa ukajyana kwagura u Rwanda muri Amerika uzororoka nujya Australia uzororoka muzafata isi mutagize gute mutarwanye niyo masezerano y'abanyarwanda yego uwabarwaniriye numwe nuwemeye kwiyanga agasiga umuryango akemera kuba igitambo igihugu akagifata akabunga nk'abanyarwanda ni mumufate mu maboko mwubaka Amerika mugende mwubake Australia mugende mwubake Oceania mugende mwubake mu bihugu bibakikije Afrika u Rwanda murufate nimumara kurufatira mu mahanga mubabwire kubaka ubumwe bw'umuntu batubatse amoko atandukanye niyo misi Imana yari ifite ku munyarwanda ariyo mpamvu yahagurukije perezida wacu nk'umuperezida wubaka ubumwe mu banyarwanda umunyarwanda noneho uwo muhanuzi azaza bitewe n'ibyo yazanye ahanura amahoro noneho aya mahoro nayahanura kubera barebye ya makuba n'abashyigikira amakuba aba nabo barashyigikirwa hari abantu Imana yagerageresheje kubabwira ngo nzabagirira neza habaye ibi ariko kuki mukunda gutabarwa n'Imana habaye ibibi kuki itadutabara mu byiza nzagutabara nyuma y'imvura nzagutabara ibi n'ibi abandi ngo Magayane yarahanuye bafite ukuntu bimika abahanuzi aho kwimika Imana abandi Imana yambwiye yuko noneho ugasanga bari kubikurura mwirari ry'ibyo bararikiye barebera Imana muri none ntibariyere muri ejo hazaza bamwe bakababuzuye ubugome n'izikica bagahanura ibyo bashaka ko biba oya rubanda baba harimo abahanura amarari yabo basuye buriya bwami n'ubugome buri mu mitima yabo banyumve bakatwumvisha ko bigomba kuba hari n'abihanurira bakigendera ibindi ntibibareba noneho muri rubanda naho haboneka ibi byiciro bibiri abafite imitima y'uko ayo makuba naba igipasiteri kiri hariya kizapfa ngo akaba pasiteri runaka uri mu buyobozi runaka azapfa akaba arabufashe bizinesi runaka uyu muntu afite azapfa yifate ubwo bazashyigikira aya makuba shitani abashukisha ko ibyo bintu nibiba bazabigeraho kandi ntibamenye neza yuko iyi Mana yacu yego idacirwa inzira buri wese ibifite aho izanyura igira gute imugirira neza nk'uko abari muri ubu bwami bahawe pawa yego yo gushyigikira ibyiza bahanuye ubu bwami bw'Imana n'abaje guhanura mwuka yahishura ibyo mu bwami bwa Satani hari imbaraga Satani akoresha tunyaga abantu kubw'imitima abantu bafite bagashyigikira bino bintu ariko Imana iri mu ijuru niyo yayindi izagenda igasanga abanyamasengesho nimusengere muri presidence nimusengere perezida mufata amaboko nimusengere abashumba ugasanga ikirere ibyo bavugaga bizaba mu kwa kane kurangiye amahoro bamwe bakihisha ngo baravangiwe bataravangiwe ahubwo Imana yafatishije ikibi gitsindisha icyiza ku bwa pawa y'ababonetse muri cya kirere cya mbere noneho rero ndabona amasaha arimo agenda yandi twavugaga iki gitabo ni kinini tukiri aho ngaho ndimo ndasoza ni ukuvuga ngo ihishurirwa Imana yampaye kuri ibi birere uko ari bitatu ariyo mbone y'umuhanuzi ni ukuvuga ngo umuhanuzi aho yaba ahagaze ngombwa ntago ari uko umuhanuzi ahanura ngo tugendere ku byasohoye bibe bibi cyangwa byiza ahubwo ngombwa wowe uri kumva ubuhanuzi uhagaze ute ese ubuhanuzi bukumariye iki ese bugize aho bukwimura bugize aho bugushyira iyo niyo ntego y'Imana yo kubaka ubwami bw'iki bw'Imana wenda dusozereza aha ngaha ntago abahanura ibibi abahanura ibyiza cyangwa se abahanura ibyo abantu bashaka aribo bari mu kirere cya mbere byose twabicangurisha ibyaducanze ahubwo buri wese aho yahanuriye twakire kuko byose biza ari iby'umumaro kuri twe nk'uko akamaro k'ubuhanuzi ari ukutwungura kuduhugura no kuduhumuriza yego ndumva twasoza gutyo
yareka tugushimire, tuzagaruka wenda kuri iki gitabo. Kuri iki gitabo ni kinini, harimo ibintu byinshi kandi by'ingenzi abantu bakeneye kumva, ariko ushobora kuba bahana nimero yawe ya telefone kugira ngo wakwifuza kuguhamagara abe yaguhamagara umugire inama. Ikindi wenda narenzaho ku kigendanye no gutanga nimero, hari ukuntu abantu baza bakambaza ibibazo byinshi. Nyamuneka ndagusabye ku kibazo ufite kitari ibanga cyarokora benshi, nibajye muri komenti, kuko ubwo bwinshi bwabo bituma ncanganyikirwa. Ntago bose nahita njyana imbere, Imana ntago ikunda akajagari, ariko muri komenti y'umuyobozi uyoboye Irembo Ryera hari uburyo Imana yadusanga igasubiza ibyo bibazo tutagoranye mu bibazo. Ahubwo icyo Imana ikeneye muri nimero ni ukubaho waba waraguye, wabyuka ukagaruka mu bwami bw'Imana, ukubaka ibyo Imana ishaka ko wubaka. Reka ntange nimero yanjye nkoreraho kuri WhatsApp no ku murongo wo guhamagara mu buzima busanzwe kugira ngo tuvugane ijwi ku ijwi. Ni 0786421309. Cyokoza wenda n'ikibazo washaka kumbaza wumva umutima uguhata kumbaza, nta kibazo wambaza, ariko ibibazo bigendanye n'ibiri muri iki gitabo byaba byiza cyane muri comment. Yazabikora. Wadusengera isengesho rigufi nka ryari ry'abadiyakoni? Uri data wa twese, umurimo wawe turawukoze, kandi aho tugomba kuwukorera ubwami bwawe nibwaguke. Ubigenze uko washatse n'uko wateguye, kugira ngo ubwami bwawe bukomeze bwubakike. Tubihariye Mwuka Wera we ugomba gukora ibyo agomba gukora. Mwuka Wera akomeza akazi, twe tubaye tugarukiye aha, akazi kawe nigakomeze. Tugushimiye umurimo mwiza ukomeje muri twe, ni mu izina ryawe Kristo dusenze twizeye, amen.